Mana turagushimiye turaguhimbaje ko uri Imana idukunda waduhaye Yesu Kristo umuduhamo n'ibindi byose twari dukeneye niyo mpamvu twamwizeye duhinduka abaragwa b'ubwami twaje muri iyi ranshawa ko tuhahembukira harimo byinshi wo waduteganirije harimo n'uyu mwanya mwiza w'ijambo ry'Imana aho dusangira ibyo kurya byera bihembura ubugingo bitanga ubugingo bikomeza ubugingo kandi n'umubiri ukabyungukiramo fashe uyu muyoboro mwiza wadutoranirije uyu munsi ngo bicemo kandi imitima yacu turayiguhaye ngo ihemburwe nabyo mu izina rya Yesu amen. Yesu nashimwe, Yesu ashimwe. Dushimye Imana kandi nanone duhaye uyu munsi dukwiriye kwinezererwa kuko iba yawuturemeye kugira ngo tunezererwemo. Amen. Hallelujah. 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 Banzara batanyumva neza. Hallelujah. Amen. Imana ishimwe iduhaye kongera kubonana hanyuma reka duhite dusoma kuba tutaziranye baje uyu munsi itorero ryunguka umunsi ku munsi. Nitwa Mupenzi Jean de Dieu ndi ku itorero rya Muhima hariya ni nayo paruwasi. Hanyuma dusome Abaheburayo, urwandiko rwandikiwe Abaheburayo igice cya 9 dusoma umurongo wa mbere nibura kugera ku wa 4. Abaheburayo igice cya 9 umurongo wa mbere nibura tugeze ku murongo wa 4. Kadusome. Biravuze ngo isezerano rya mbere naryo ryari rifite imihango y'ubutambyi rifite n'ahera h'isi kuko hariho ihema ryabanzirizwagamo ryarimo igitereko cy'amatabaza n'ameza n'imitsima iyateretsweho imbere y'Imana ikitwa ahera kandi hirya y'inyegamo y'umwenda wa kabiri ukinze hariho ihema ikitwa ahera cyane. Aho harimo icyotero cyacuzwe mu izahabu n'isanduku y'isezerano yayagirijweho izahabu impande zose irimo urwabya rw'izahabu rurimo manu irimo na ya nkoni ya Aroni yari ipfunditse uburabyo na bya bisate by'amabuye byanditsweho isezerano. Amen. Amwe mbongere n'uwa 5. Hejuru y'iyo ntebe hejuru yayo hariho abakerubi b'icyubahiro bateye igicucu intebe y'imbabazi ariko byo ntitwakwirirwa tubirondora nonaha. Amen. Hallelujah. 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 Abanyenyine hagiye hazamo n'abandi benshi batabonetse ya minsi 2 ariko turi ku ijambo rivuga ko Yesu Kristo ari we nsinzi y'icyaha. Hanyuma twahereye mu kuva igice cya 25 umurongo wa mbere kugera ku 8 yewe no kwa kabiri tusubira muri icyo gice hereye ku murongo w'10 ariko nta kindi twari tugambiriye twashaka kureba amahema y'ibonaniro impamvu yo kuremwa kwaryo. Hallelujah. Hallelujah. Impamvu cy'Imana yabwiye Mose ikamuha n'icyo gishushanyo cy'iryo hema ikamubwira nuko rizaremwa bwari uburyo bwo kugira ngo Imana ize gutura mu bantu ijye ibonana nabo. Hallelujah. Batayishakira kure badakabakaba badafashe urugendo rurerure.
kubera ko Mose yavuganaga nayo uko yazamutse kuri Sinayi. Hanyuma Imana yamubwira ngo Mose ndashaka kukuruhura, hanyuma mukanyubakira ubuturo nkaturamo nkajya mbonana nawe. Amen. Haleluya, haleluya. Imana ibishaka kuruhura imitima y'abayizeye ku buryo umuntu atayishaka nk'uko abakaba ayishaka iri muri we, ivugira muri we, igendera muri we, ikorera muri we. Amen. Bavuga uti singendo dukora turi gusenga, kujya gusenga no umwihariko kugira ngo ubura ahantu hamwe utuje uhurira n'abandi, bikaba guterana kw'abera uhuriye hamwe, nta kindi gitekerezo, nta kindi gikorwa kiri bukorerwaho uretse kwiramya, kuyisingiza. Haleluya. Umutima wose wawerekejeyo. Niyo mpamvu umuntu yigomwa akava mu kazi, akava mu bindi, hanyuma akagera ahantu ari buteranire. Kandi ni nako umuririmbyi yaririmbye yavuze ngo muze mwenyine twihererane ahantu hatari ahantu. Hano nta kindi cyakorerwa, abantu baboneka ari uko baje kuramya Imana. Haleluya, haleluya. Cyangwa ari mu bikorwa by'Imana bizeye. Amen. Byatumye rero duhera uko umuntu yageze mu isi n'igitumye atandukana n'Imana. Twarabivuze ibyo ntabwo mbisubiramo. Hanyuma kwa kabiri rero twari twageze mu byari mu ihema, ibyashyizwe mu ihema uko ryari rikoze, ibyumba bitatu cyangwa se ibice bitatu bigize ihema. Ari nako umuntu ateye. Umuntu nawe afite umubiri, afite umwuka, afite ubugingo. Ni ku ihema naryo ryubatse, nacyo rishushanyije. Hariho urugo rwo hanze, ahera n'ahera cyane. Ejo bundi twakozeho gatoya ahera. Amen. Twabonye ko mu rugo rwo hanze nta kindi cyabaga, abagaho igicaniro cyo gutambiraho ibitambo, hakaba n'igikarabiro cy'amazi. Hanyuma urugo rwo hanze rugereranwa no ku musaraba. Umusaraba niho twizeye icyakorewe muri Kristo Yesu ku musaraba, biheshwa ukizeye gukira urubanza rw'ibyaha. Burya niko gakiza. Gakiza si uguhindukira. Ushobora guhindukira ukava mu idini ujya mu rindi, utavuye mu idini ngo ujye mu itorero. Hari ubwo umuntu ava mu idini ajya mu rindi akagira ngo ubwo yarahindukiye. Oya, umuntu ashobora kuva mu idini ajya mu rindi, ariko igikorwa cyo ku musaraba ni ukwizera igikorewe kuri uwo uri ku musaraba, hanyuma bikaguhesha gukira urubanza rw'ibyaha. Niko gakiza. Amen. Haleluya, haleluya. Hanyuma rero urwo rwo hanze twabonye ko abantu bose bari bemerewe kuhagera, ariko babisiraheli nabo bo guhera ku myaka 30 kuzamura, kandi nabo badafite inenge. Hanyuma umuntu akazana ituro rye, yagera kuri kiriya gicaniro akarihashyira. Niba ari intama akayirambika ikiganza cy'iburyo mu ruhanga rwayo, akavugiraho ibyifuzo bye, cyane bavugiragaho ibyaha bakoze. Hanyuma umutambyi akaba uzagishenjagura akacyokereza kuri icyo gicaniro. Haleluya. Uwo nguwo akagenda abarwaho rwose ko yakiranutse, yizeye ibikorewe kuri iyo ntama w'Imana ni Kristo. Twizeye icyakorewe muri we, biduhesha gukira urubanza rw'ibyaha. Haleluya, 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 haleluya. Hanyuma umaze kwizera atyo, niko Pawulo yandikiye Abaroma avuga ngo kwizera kuzanwa no kumva ijambo ry'Imana. Hanyuma umuntu akizeza umutima, akatuza akanwa ko Yesu abaye umwami n'umucunguzi w'ubugingo bwe. Uhereye uwo munsi abakijijwe. Rwa kabiri rw'Ikorinto 5:17, uwo nguwo aba yagiye muri Kristo Yesu, akaba bayicyaremwe gishya, ibya kera bikaba bishize. Nta kindi abakurikijeho. Atashye uwo munsi yajya mu bwami, ariko adatashye arindi ntambwe agomba kubatizwa kugira ngo yinjire mu itorero, abo umugenerwa bikorwa by'itorero nk'abandi bose b'abanyetorero. Amen. Agomba kwizera, hanyuma ukizeza umutima, ukatuza akanwa ko Yesu ari umwami, hanyuma ukabatizwa. Uzumva abantu benshi, reka mbisubiremo, habangwa igisambo cyabatirijwe he. Uriya mubatizo nimba ari wo wifuza uragoye. Umubatizo w'umusumari sinzi ko wawubasha. Umuntu yatinya w'amazi kugira ngo bamutere umusumari bamumanitse, sinzi ko wawubasha. Ariko ni ngombwa ko umuntu wizeye Yesu Kristo ku mwami n'umucunguzi w'ubugingo bwe, haleluya, agomba kandi nanone gukora indi ntambwe yo kubatizwa. Kandi nabyo bifite icyo bivuze. Asifiwe Yesu. Haleluya. Uwo rero hakurikiraho icyumba cya kabiri cyo kwinjira ahera. Ahera twarahavuze, mpamvu mbisubiyemo nuko aba ari inyigisho. Ahera twarahavuze, hariyo igitereko cy'amatabaza 7,
twabonye ko bishushanya itorero. Mutabazi 7 nicyo ashushanya. Ibyo Yesu yavuze muri Matayo yango ni 5 yavuze ngo muri umunyu w'isi kandi muri umucyo w'isi. Aravuga ngo itabazi iyo rikongejwe ntago riterekwa munsi y'ameza, ahubwo riterekwa hejuru yayo ngo kugira ngo rimurikire muri icyo cyumba. Twavuze ko isi nubwo ifite izuba ikagira ukwezi ikagira n'inyenyeri, ariko burya ntibona. Umucyo uri mu isi n'itorero, niyo mpamvu buri muntu wese aho ari agomba kuba murika nk'umucyo, agomba kuba aboneshereza abo bari kumwe bakiri mu mwijima. Amen. Kuberera imbuto abo mukorana, kuberera imbuto umucuruzanya, kuberera imbuto abo mwagendanya, abo mwigana, kuberera imbuto ubu bamurikiye kuko bari mu mwijima igihe batarizera Kristo Yesu. Haleluya, haleluya, haleluya. Harimo ameza kandi ateretseho imitsima 12 imurikirwa Imana, ikamara iminsi 7. Buri mutsima wabahagarariye umuryango wa Israeli kuko ari imiryango 12. Uwo mutsima ushanya Kristo. Haleluya, haleluya. Yavuze ngo ninge mutsima wavuye mu ijuru, naho basokuruza banyu bose bari iyo mu butayu bararenga barapfa. Avuga ariko njyeweho undiye, haleluya, naho yaba yarapfuye azongera abeho. Naye mutsima wavuye mu ijuru hama yamurikirwaga Imana ku minsi 7 bakayegeranya, abatambyi bakayirya. Twabonye impamvu abizera Kristo bizeye igikorwa cyakorewe ku musaraba muri Kristo bagakira urubanza rw'ibyaha hanyuma bakabatizwa. Twabonye impamvu barya kuri iyi mitsima, basigaye bajya ku ifunguro ryera, nuko twabaye itorero. Haleluya. Twarabisobanuye itorero. Itorero ni ijambo ry'ikinyarwanda ariko rikomoka mu ijambo ry'urugiriki yitwa ecclesia. Kaleo, ni uguhamagarwa, hanyuma kaleo ni ugutandukanywa. Guhamagarwa byakorwa n'ijwi rinyuze mu wigishije, n'ijwi rinyuze mu wahanuye, n'ijwi rinyuze mu ndirimbo. Ryaguhamagara ukaza rwose ukava mu magana menshi y'abanyabyaha ugapfukama bakagusengera. Ariko kaleo ni igikorwa cya mwuka gikorera mu muntu imbere, kimutandukanya na karande. Yanumana bagifite na karande kandi arigaburo, kigutandukanya na karande, kikakugenya kuri karande y'ibisekuru, kikakugenya kuri karande y'amoko, kikakugenya ni igikorwa kigutandukanya. Nibyo Kristo yavuze aba ngo sinazanye mu isi, haleluya, sinazanye amahoro ahubwo nazanye inkota. Yaravuze ijambo ry'Imana, haleluya, haleluya. Ijambo riratubaga rikadukura ku gisekuru kimwe itabi, ijambo riratubaga rikadukura ku gisekuru cyo kamwe no gusambana, ijambo rirabaga rikagukura ku gisekuru cy'amahane n'ubundi bushizi bw'isoni. Ijambo rirabaga gutandukanya mukobwa na nyina. Iyo yamutumaga itabi ntabakimutumye, iyo yamutumaga inzoga ntabakimutumye, iyo basangiraga ubugoro ntabakimusangiye, iyo basangiraga ibyaha biba birangiye. Riragutikura uwo mwasambanaga ukamusezerera, riragutikura uri umugore wa kabiri ugahita usezera ati umugore mukuru nasubirana urugo, riragutikura uri umugabo ugatahuka warataye urugo. Ijambo ry'Imana, ijambo ry'Imana niyo nkota. Riragutikura ukareka kubunga ukagaruka mu rugo. Riragutikura wahoraga ugora inzego z'umutekano, ugasigara urusengera abarushye nk'uwo warushye. Riragutikura rikagutandukanya. Ijambo ry'Imana, haleluya. Hanyuma rero itorero ni abami n'abatambyi b'iby'ubwami, twabigizwe na Kristo kubw'igikorwa yakoreye ku musaraba. Niyo mpamvu twemere kujya ku ifunguro ryera. Burya nutajya ku ifunguro ryera nta yindi mpamvu igaragara ifatika yakubujije, kuko niyo urwaye turarikuzanira. Iyo twabimenye ko urwaye, niyo urwaye turarikuzanira tukakuganiriza ukezwa tukariguha. Haleluya, haleluya. Kuko umutambyi agomba kubanza kwitambirira ubwe, kuko nawe agoswe n'intege nkeya. Haleluya, haleluya. Turarikuzanira. Iyo rero ari izindi mpamvu zikomeye nibwo ukwiriye kuba utari ku ifunguro ryera. Haleluya, haleluya. Turarikuzanira. Iyo rero ari izindi mpamvu zikomeye nibwo ukwiriye kuba utari ku ifunguro ryera. Ariko umukristo wizeye Kristo akamwizeza umutima, akamwatuza akanwa kari umwami n'umucunguzi w'ubugingo bwe, ujya ku ifunguro ryera burya nta byangombwa by'igihugu afite. Nta cyangombwa. Haleluya. Nimusome igitabo cya Rusi muzabireba.
bitumye ngiriye pfoka musome igitabo cya Rusi muzabireba. Rusi ari mahumba, Bowazi agiye gusura abagaragu be bari mu murima n'abaja. Yavuze ngo uriya mukobwa nuwahe? Batura mukobwa yazanye na Naomi, ni wa wundi w'umumowabukazi. Hanyuma se hari wigeze agira icyo amutwara? Ati ntacyo twamukozeho. Yageze hano kuva ryati, kuva mu gitondo ari munamye arashishikaye, ari mu mirimo ye. Cyakora yunamutse gakeya agiye mu nzu kwa Naomi, ahita yongera aragaruka. Kubanza yari ajyanye ibyo yari amaze kugeraho, ahita yongera aragaruka. Ariko kuva yagera ntawavugisha, ahugiye ku murimo wo guhumba. Haleluya, haleluya, haleluya. Atanga itegeko Bowazi, atanga itegeko haba ngo ntihagire umukoraho. Kandi ikindi, ingemu yanyu ibibindi by'amazi niba bagemurira n'umutsima muze gusangira. Niki cyamuhesheje ubwene gihugu bitanyuze muri migration na ministeri y'abinjira n'abasohoka babisinyiye. Haleluya. Niki cyatumye abona ubwene gihugu? Ni umutsima gusa, no ku mazi yanyoye yasobanuraga umubiri wa Kristo n'amaraso ye. Haleluya. Byamuhesheje kuva ubwoko bw'abamowabu akandi ahinduka umwisiraheli. Ibyo yiyatuyeho bimusohora, avuga ngo na Imana yanjye izaba Imana yanjye, aho uzagwa niho nzagwa, ubwoko bwawe buzaba ubwoko bwanjye. Haleluya. Ibyo byanamuhesheje guhumba noneho no kumbuka. Bowazi amutumira noneho no kumbuka. Igihe kizagera itorero rihamagarwe, rivanwe mu isi, risanganire waricunguye, warikunze ku bicu. Haleluya, haleluya. Iyo mitsima rero yamaraga iminsi 7 bakayirya. Iyo munsi nyine byari kuba bitugoye, ariko kandi twebwe ntitwari tunabyemerera abanyamahanga. Ariko ku Bisiraheli bose nabo byaryaga abatambyi. None uyu munsi turi abatambyi b'iby'ubwami. Kristo kwiriye gukomerwa amashyi muri iri teraniro. Watwemereye kwegera tudatinya. Haleluya. Watwemereye kwegera tudatinya, bataduhuga, batatwirukankana, batavuga ngo ngicyo, batavuga ngo ikizira kirahageze. Twaziruwe n'amaraso ya Kristo, duhumanurwa nayo, twegera tudatinya intebe y'iyo mbabazi. Haleluya. Kwegera tudatinya, dusangira mu isangira ryacu ryo gukundana n'umukiza wacu. Twabiheshejwe na Kristo, nahabwa icyubahiro muri aya materaniro. Dusigaye turya kuri uwo mutsima. Amen. Harimo icyotero cyo koserezaho imibavu. Hoserezwaga imibavu na tafu, heshereti na robana, ngo n'icyome bihanije kuremera, hanyuma hakongerwamo umubavu, kongerwamo umubavu. Ubwo gusubiramo ibyo bintu kenshi nabitewe n'abaje uyu munsi. Hakongerwamo iki? Umunyu. Heshereti, robana na tafu bihanije kuremera. Umubavu bihanije kuremera akabivanga ukaba umubavu. Haleluya. Hanyuma ngo akongerwamo n'umunyu. Twarabisobanuye. Iyo usengera umuntu wabyishyizeho wabaranye nawe, uravuga ngo handitswe ngo. Haleluya. Niwe wavuze ngo ukomanga azakingurirwa. Haleluya. Buryo bushize mu munyu, kuvuga ngo niko wavuze. Mu ijuru bakavuga ngo kuko ibyo twarabivuze, bakururukira gusohoza icyo ngicyo bavuze kugisabiye. Haleluya. Bango niwe utuma batwita, ugatuma babyara. Mu ijuru bakavuga ngo niko twavuze, bakarinda iyo nda kuzagera ivutse. Haleluya. Amen. N'umunyu, kongeramo n'umunyu. Haleluya. Bavuga ko iyo mibavu ari amasengesho yabera. Amasengesho itorero rikwiriye gusenga kuzageza rihamagawe. Nta konje rifite mu buryo bwo gusenga ntigufite konje. Asifiwe. N'ubu uri wenyine uzasenge, ukwiriye kuba utunze amateraniro mu mutima. Nkwiriye kuba ntunze amateraniro mu mutima, nta nundi twabonanye, umutima wanjye ukabuhimbaza Imana. Haleluya. Umutima ukaburirimba yuko nabohowe rwose. Haleluya. Kwiriye kuba habonetse amateraniro nk'aya ngaya, atanabonetse wowe ugomba guhorana amateraniro yo mu mutima kubw'igikorwa Kristo yakoze. Haleluya. Ni Emmanuel, Imana ibana natwe, yemeye gutura muri twe, kugendera muri twe, kuvugira muri twe, kandi ntaza wenyine ubutatu witabo bana natwe. Imana ishimwe. Amen.
twasomye Abaheburayo, wandikiye Abaheburayo yigeze atagaza nubwo abari abakekwa kubera imigemo imwe n'imwe iri muri rwa rwandiko. N'urwandiko rwandika mu buhanga ariko kandi ruryoshye cyane, ruryoshye. Ari gukumbuje yaba ari umuntu yari kwiga rwonyine, ariko ntacyo, reka tunoshe wakangaka. N'urwandiko rukekwa ko yaba ari Barinaba barwanditse, ari umwana w'umurewe wo guhugura. Barareba mu Isezerano rya kera ririmo akavuga ngo Barinaba yari arifite kandi yari yuzuye impuguro nyinshi, n'umwana w'umurewe wo guhugura. Bakavuga ati yaba ari we, bakabivanaho. Bakavuga ati yaba ari Apolo, yari imyoza, ni umuhanga kandi wize ibintu agaragazamo hano, urabona yaba ari Apolo. Ariko bagera kuri Pawulo hakagira n'umurongo bagenda basanga yaba yarawuvuze koko. Amen. Nge buriya mvuze ngo rwanditswe na Pawulo ukaza kungisha impaka nta nicyo, uretse ko ntakwirirwa mbitsindagira ibyo kubera ko ntacyo byungura bumva. Icyungu yabumva ni icyanditsemo, nta mpamvu y'umwanditsi, nta mpamvu. Ariko yamaze imyaka 1400 rumwitirirwa Pawulo, handitse ngo ni urwandiko rwanditswe na Pawulo, imyaka 1400. Haleluya, haleluya, haleluya. Rumwitirirwa. Rero arawa yavuze ngo Timoteyo yamaze kubohorwa n'abahobera, nzaba mbahobeye. Baravuga ati none yaba ari Pawulo. Ariko si iyo mpamvu, icyo ngendereye niki. Warwanditse yahishe izina rye kugira ngo adahinyurwa, adapingwa. Gupingwa n'ibyo akera, ibya kera ntimugire ngo bijubu. No mu materaniro baba barimo uhereye ku ruhimbi kugera epfi, burya barimo ipinga rirerire buryo usoma umurongo ati yari kuvuga atya, yaba ninjye wari uhari se ko arondogo yavuze biriya yarashe ku ntego. Nibyo byahereye kera, ariko kuwandikiye Abaheburayo kubera icyo ari bwihishe. Amen. Bibaye ari Pawulo yaba afite impamvu yo kwihisha kuko ni muto, none yandikiye abakuru. Haleluya, 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 haleluya. Arabandikiye kandi harimo impuguro nyinshi, kubahugura no kubanenga birimo ari byinshi. Akwiriye kuba yihisha koko, ariko impamvu nanone ikomeye aba ari impamvu yo kwihisha nuko yatinze cyane ku banyamahanga, ntiyerekeze kuri bene wabo. Haleluya. Kugera ubwo bene wabo bagwiriye baragwa. Kuko mu rwandiko yandikiye Abagalatiya havuga ukuntu yahawe urwandiko rwo kujya mu mahanga. Bigaragara ko yaba yaratinzeyo, hanyuma abangaba bakaza gusubira inyuma bagateshuka mu kubaha Imana. Ababazwa nabyo, hanyuma kubandikira rero bavuga gusobanura kuri Pawulo, bavuga ko yabandikiye ahishe izina rye kugira ngo ibyo abandikiye bidahinyurwa. Haleluya, haleluya. Ariko ibyo dushakamo ni iki? Haravuze ngo kandi hariho n'isezerano. Isezerano rya kera naryo ryari rifite imihango, niko mu Baheburayo yatubwiye ngo uko ryari rifite ngo mu rugo rwo hanze rifite wahera n'ahera cyane. Haleluya, 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 haleluya. Ni ibiki ibyo ngibyo? Nibyo twasomye mu Kuva, hari mu rugo rwo hanze ahera n'ahera cyane. Ayo bakavuga ngo Kristo we aruta Mose. Urwandiko rw'Abaheburayo nicyo rugaragaza. Kristo aruta Aburahamu, ntibagererano. Kristo aruta Aroni. Haleluya. Mose we yakiranukaga mu nzu mu rugo rw'Imana, ariko Kristo we ni nyirarwo, ntiyagereranwa na Mose. Haleluya, haleluya. Aroni kugira ngo yinjire ajye gutambira ubwoko bwe, yabanzaga kwitambirira ubwe kuko wagoswe n'intege nke. Hanyuma yakwinjira akinjiza amaraso y'intama y'ibitungwa. Ariko Kristo we ntiyabanje kwitambirira, oya, kuko nta cyaha yigeze habe n'inenge, ahubwo no kwinjira yahinjiye rimwe risa, kandi ahinjirana amaraso ye ataraye intama, ataraye intungura, ataraye ibimasa, atari ivu ry'iriza y'inka, yinjijwe n'amaraso ye. Niyo mpamvu Bakolosayi avuga ngo yazanishije amahoro
amaraso yo kumusaraba. Isi imena amaraso y'abandi igira ngo igare umutekano w'igihugu. Za Ukraine na Burusiya babarwana, buriya nta kindi ngo barwane uburenganzira bw'ibihugu byabo, ngo n'igihugu cyabo kigira umutekano. Ariko mva Kristo azanira amahoro abatuye isi, yayazanishije amaraso ye. Ntajya amena y'abandi, ntamena y'ibitungwa, yamenyaye kugira ngo tugire amadendezo. Yusomye kwa Daniyeli mu 9 yawe ngo niwe mpongano yo gukiranuka kandi kwiteka. Amen. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Ahera cyane harimo iki? Harimo isanduku. Murabizi ko yari bajwe mu giti cyitwa umushita. Umushita ni umunyinya. Umunyinya. Hanyuma iyo sanduku yagombaga kuyagirizwaho umushongi w'izahabu imbere n'inyuma. Iyi sanduku ni umubiri w'umugeni, ni umubiri w'itorero, ni umubiri. Kubera iki igomba kwambika undi mubiri, kuyagirizwaho izahabu. Haleluya. Umugeni wa Kristo, itorero rigomba kuba ryuzuye umwuka wera, kandi imbere n'inyuma igomba kuyagirizwaho izahabu, imbere n'iki n'inyuma. Haleluya. Iyo Paulo yandikiye Timoteyo urwambere igice cya mbere umurongo wa 12 reka ngeze kwa 16 nsoma. Havuze ngo ndashimira Kristo Yesu wambashije yuko yatekereje ko ndo kwizerwa akangabira umurimo we. Abangu nubwo nabanje kumutukanya umunyarugomo urenganya ibyo yabimbabariye kuko nabikoze mu bujiji ntarizera. 14 avuga ngo kandi ubuntu bwarushijeho kunsagirizwa bufatanije no kwizera n'urukundo bibonerwa muri Kristo Yesu. Abanga iryo jambo ni ry'ukuri rikwiriye kwemerwa rwose ko Kristo cyamuzanye mu isi ko ari gushaka no gukiza abanyabyaha. Avuga ngo muri bo ni njyewe w'imbere. 16 aravuga ngo ariko icyatumye mbabarirwa ko ari kugira ngo Yesu Kristo yerekanire muri njye w'imbere, inyuma mbikitegererezo cy'abazamwizera bose bagahabwa ubugingo buhoraho. Imbere ugomba gusigwa, agomba kuba mu mwuka wera, inyuma ukera imbuto zawo ukaba icyitegererezo cy'abandi baje kwizera. Avuga ngo ni umukristo wa Kristo akagukurikira atabajije aho usengera, areba aho urengera. Niko kera byameraga. Umuntu yabonaga undi yakijwe akavuga ati nzamugenda runono menye nimba bagiye gusenga koko. Yahagera agahita afatwa kubera imbuto ya mwari. Ntabwo tubaheruka Sipiriyani, ntabwo tubaheruka, byaravanze. Yaravanze ariko umuntu yashinga gutunaga bati Sipiriyani ko uracaha n'ibitabo abagiye. Ntabwo wigeze umwita, nanjye sinigeze ndimo. Ariko umuntu wanywaga itabi barisangira akabona amucira iruhande nta musabye itabi. Yavuga ati siko atari nsabye noneho. Nibiriya bitabo bimubuza. Akagenda ati nzajyaho basengera. Niba basenga koko ndabakurikiye. Yahagera nta mwigisha ntacyo. Iri rurimbye gusa. Yesu kuba umukuyeho tugeze ku muvane. Iriya gusa agahita akizwa. Avuga ati bararangiza ryari ngo nze nanjye mbe nka Sipiriyani. Byakorwaga. Tugomba gusigwa imbere n'inyuma. Haleluya. Kandi koko Kristo azakiza uwo yasize. Amen. Gasanduku yari mwiki, harimo ibisate by'amabuye twabisomye, yanditseho amategeko n'amabwiriza mbere. Mose yariwe kuri Sinayi, yanditseho amategeko. Hanyuma harimo inkoni ya Aroni yarabijuru burabyo. Harimo kandi n'urwabya rw'izahabu. Haleluya. Rurimo mana. Abantu batazi ko manu yabonetse mu buryo bubiri. Hari manu ya mbere itarigeze igora Abisiraheli batoraga bijyanye n'uko umuntu n'umuryango wongana bagatora bakarya. Bivovose bahawe indi manu bagomba gusekura. Ubwo twabahaga ibintu mudashyiraho amaboko yanyu, ubwo twabahaga ibyo muteriwe muvunikira, noneho mu ijuru tugiye kubohereza ibindi rero. Bakabohereza manu noneho isekurwa. Imana yarabatekeye ijya mu gikoni, barangije barayihinyura bavuga ngo iyi mitsima duhora turya, ibi duhora turya. Bacira mu biryo Imana yatetse. Iravuga iti sawa 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 sawa. Ibahata indi manu bazajya babanza gusekura, amabavu akaza
bagira ngo bagire icyo bakuraho. Ariko reka twivugire iyi ngiyi. Amen. Nanone irashushanya Kristo muri uru rwabya rw'izahabu. Haleluya. Niwe mutsima ukwiriye. Nushaka ko umunyabwenge wubaho Uwiteka, ukwiriye kuba wibwira Yesu Kristo kenshi ku munsi kandi umuvuga kenshi ku munsi. Bivuze iki? Ni ngombwa ko nibura ugomba kwira ufite umurongo muri Bibiliya, ufite umurongo muri Bibiliya. Ni imano ugomba guhorana mano ya buri munsi. Ifunguro rigutunga rya buri munsi ntibibirayi, ahubwo habemo n'umurongo wo muri Bibiliya, ijambo ry'Imana. Haleluya. Yabibutsaga ko yabatunze mu butayu badahinga, yabatunze batajya gushaka ibirayi, yabatunze batoza ibyombo, yabatunze batajya kubihingira, nta ukorera undi, irabatunga yabango nzayibika nge nyibibutsa. Iyo ntibora iri mu rwabya, ijambo ry'Imana ntiribora, ntirisaza, rigutikura none rikazagira umusaruro umwaka utaha, rigutikura uyu munsi rikazagira umusaruro mu cyumweru gitaha. Uzi ngo harininiye iyo rigenda ryera, ntirisaza, ntirikaka, ntirikashoka. Nakomerwe mu mashyi niba ari Kristo yakomeye. Amen. Haleluya, haleluya. Inkoni ya Aroni. Haleluya, haleluya. Inkoni ya Aroni. Bisirayeli bigeze bahinyura Mose. Abanga ariko urugo rumwe nirwo rutuyobora. Bene Lewi nibo batuyobora. Mose ni uvuga anadidimanga, hanyuma Aroni akaba ari umusemuzi. Igihe imana cy'umwuka tubonye kikaba cya mushiki wabo. Ubuyobozi ni buyobozi cy'urugo rumwe. Bivovose. Ndashaka kubwira abanyamuhamagaro muri mwana. Iyo utarajya kuwusubiza uwaguhamagaye, ubu utarahamagarwa. Kanjye subiremo kugira ngo cyumve. Umuhamagaro uragerageza ku buryo uwo uhamagawe ahora awusubiza buri munsi. Gisobanura cyumve. Mose ajya kubwira Imana abango wankuye mu ntama za data bukwe Yetiro, ntabwo ari nge wabisabye. Ndinda ntukwa na rubanda ku buyobozi twabwihaye wabubahaye. Zumva umuntu bamuhuguye cyangwa se kumuhugura byo nta nicyo bitwaye, ariko hari umuntu ageregerezwa mu muhamagaro agahita asanga Yesu. Niba ari ibi wabisubiranye, kuzi ibyo wankuyemo, kuzi ko naje nkuse, suzugurwa n'abana nte, suzugurwa n'abarere, yaba yarize bwo bikaba ibindi, unkure ku kazi ngo nje muri ibi none ndasuzugura. Bisubirane. Ntabwo ari twe twenyine, byahereye kuri Mose. Imana iramureba amubwira ngo mo uzi icyo nshaka kugaragaza aho nahamagaye? Genda ubabwire buri muryango uzana inkoni wanditseho izina ry'umuryango n'uyizanye. Haleluya, haleluya. Buri muryango urobanura inkoni, nawe iwanyu muyirobanure. Rumba Aroni ntago Mose ari butange inkoni kuko siwe mukuru. Buri muryango ufite umukuru w'umuryango, bazana inkoni. Hazana rero inkoni harimo ni Aroni, wanditseho mwene Lewi witwa Aroni. Haleluya. Abangu uzihambire uziraze mu ihema, hanyuma ejo mu gitondo nzagaragaza uwo narobanuye, uwo natoranije. Haleluya, haleluya. Wabyutse mu gitondo bagiye mu ihema basanga Aroni yarabije uburabo. Inkoni yumye, ntabwo ari kibisi n'igifite imizi ntibagiteye, cyumye. Mbabe Efeso uko bavuga. Haleluya. Rwa kabiri yanditse Paulo ibice 2, Abefeso ibice 2. Abango namwe mwari mupfuye muzize ibyaha n'ibicumuro byo mwagendagamo kera mukurikiza imigenzo y'isi, ari wo mwuka ukora matumvira. Abango kandi natwe twahoze muri bo dukurikiza ibyo kamere yacu ishaka n'iby'imitima yacu yarikiye. Kubwa kavukire yacu twarabo kugirirwa umujinya nk'abandi bose, ariko kuko Imana ari umutunzi w'imbabazi, bwo twari dupfuye ibyaha n'ibicumuro, ubuntu nibwo bwadukirije. Haleluya. Ituzurana nawe, itujyanana nawe hano mu ijuru mu buryo bw'umwuka, itwicaranya nawe turi muri inkoni ya Aroni. Irasobanura ibintu bibiri. Twazuwe n'umwuka kubwo kwizera Kristo, n'umwuka wera. Haleluya, haleluya. Ariko kandi kabisobanura gupfa no kuzuka. Twapfuye ku ngeso, tuzukira ubugingo. Haleluya, haleluya. Twaratoranijwe muri Kristo, turabo yironkeye mu bise by'amaraso ye. Aguruke dusenge. Iyi minota tuyisengeremo, hanyuma ejo tuzasoreza kuri iriya ntebe n'abakerubi babiri bari berekeranye.
ariko turebe tugere ku musaraba, turebe impamvu Kristo amara y'amasaha 3 yakoreragaho ibiki. Kuko iyo umutambyi yatindaga ahera cyane, bakururaga umugozi, ko babaga bamuziritse umugozi, yanyeganyeze amayugi akajegera, inzogera zajegera, bakavuga ngo aracyari muzima, bakagira ihumure hanze ko Imana iri bubabare ibicumuro yajyanyeyo. Tuzareba impamvu we Yesu atinda y'amasaha 3. Amen. Yango karisa yegere hino mwarimu aze dusenge. Yesu Kristo niwe nsinzi y'icyaha. Iyo tuzareba insinzi ya burundu dusoza, tuzareba insinzi ya burundu umurimo Kristo yakoze. Dusengere.